rwagati mu kirere izuba rihaba ryasengwaga na benshi mu batuye ku isi kera cyane mbere yacu. Ni naryo bifashishije mu gukora indangaminsi za mbere zabayeho. Gusa amabanga yaryo yakomeje kudashobora kwinjirwamo n'uwari we wese. Izuba ryatangazaga amadini yose yabagaho icyo gihe, kuva ku madini y'abamaya ukagera ku madini y'abanyayegiputa, nyuze ku baromani. Nk'abaromani bo bari barashyizeho umunsi wahariwe izuba wizihizwaga tariki 25 Ukuboza. Uyu munsi twebwe twaje kuwuharira ivuka ry'umukiza Yezu. Bo bawitaga Sol Invictus. Abamaya bo bajyaga baha izuba ibitambo. Ibi ngibi byabaga ari ibitambo by'abantu. Batekerezaga ko amaraso y'aba bantu ari yatuma izuba rikomeza gucana rigasusurutsa isi rikeza imyaka. Iyi myizerere yose yarazimye, ntabwo ikibaho, ariko izuba ryo riracyagenzura ubuzima n'imibereho byacu. Ntabwo ritugenzura kubera ko ritubeshejeho byonyine, ahubwo rinagenzura hazaza hacu, ndetse binatekerezwa ko ari ryo rizatwica. Isi yaba izarangizwa n'izuba? Siyanse yatwigishije ko izuba tubona hejuru yacu ridatuje nk'uko ritwiyereka buri gitondo. Izuba ni ikibumbe cya rutura kigizwe n'uruhurirane rwa za gaze zirimo hydrogene na helium. Rikubye isi yacu inshuro 109 mu bunini. Mu mutima waryo hahoramo ibikorwa byo kwivumbagatanya ndetse no kwihinduranya bikozwe n'ingufu za nucléaire ziririmo. Uku ni ukwivumbagatanya kubaho iyo gaze ya hydrogene irimo kwihinduramo helium. Ubushyuhe buri hano ni °C miliyoni 15. Ibyumviro byawe ntabwo bifite ubushobozi bwo gukeka uko ubushyuhe bumeze. Uku kwivumbagatanya kwaryo rero kujya guteza ibyitwa kuruka kw'izuba, éruption solaire. Kwa kundi birunga biruka ibikoma by'umuriro, izuba naryo rijya ricira umuriro mwinshi cyane. Ni umuriro mwinshi ryohereza ukagera ku mpera y'uruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba. Uyu muriro hari igihe wagera ku isi ugahita ushyira iherezo ku gisekuru cyacu cyose uko cyakabaye. Mu Bubiligi hari ikigo cy'Uburayi gishinzwe iby'isanzure. Iki kigo kimaze imyaka myinshi cyane gihoza ijisho ku zuba kugira ngo ritazadutungura rikadutwika. Ku butaka bafite amatelescope cyangwa se ibyuma kabuhariwe bireba mu kirere bihora byitegereza buri gikorwa cyose gikozwe n'izuba. Mu isanzure ahari ubushyuhe budashobora kwangiza ibikoresho byabo, bahafite ibyogajuru byitegereza bigafata amajwi n'amashusho ya buri gikorwa cyose kidasanzwe gikozwe n'izuba. Yuape Karuntama ni uyobora gahunda ishinzwe izuba mu Burayi. Bayise Space Weather. Mu gusobanura iruka ry'izuba dukunda gukoresha urugero rwa elastique. Iyo ufashe elastique ukayizengurutsa ku ntoki zawe ugatangira gukina nayo uyikwetura mu byerekezo byose, iyo elastique irasobana ikarema amapfundo menshi. Iyo ukomeje kuyikinisha iraturika. Ingufu zose ziba ziyirimo kubera uburyo yagiye isobana inakweduka zihuriza hamwe ubundi zikakubaza intoki. Ibyo nibyo bibaho ku zuba rero bitewe n'ingufu za rukuruzi n'amashanyarazi biba mu zuba. Ce phénomène s'appelle une éruption solaire. Ni nk'uko umuriro mwinshi waba urimo kugurumana, noneho hakagira ikintu kiza kuwuhungabanya bigatuma hari uduce twawo tugenda tuwuvaho tukajya ukwatwo, tugatumbagira cyangwa se tukamanuka bitewe n'aho umuriro uherereye. Ubundi umuriro uri mu zuba ubumbiye muri kiriya kibumbe tubona ari umuhondo ubifashijwemo na za rukuruzi. Izo rukuruzi rero iyo zigize ikibazo nibwo ibibumbe by'umuriro bijya biva ku zuba bigahanuka byerekeza hano turi. Biba bifite ingufu zingana n'uko waturikiriza icyarimwe bombe nucléaire zibarirwa mu mamiliyoni. Icyarimwe haba hari amamiliyari y'amatoni y'ibinyabutabire aba arimo kwisuka mu isanzure akoresheje ingufu nyinshi cyane. Iyo iriruka ry'izuba ribayeho ryerekeza mu cyerekezo isi irimo, ibyo bintu byose bimanuka bitwerekezaho ku muvuduko munini cyane, amamiliyoni menshi y'ibirometero ku isaha. Amahirwe dufite nuko hari rukuruzi zizengurutse izuba ziturinda ibintu nk'ibyo ngibyo zikabibuza kutugeraho. Izo rukuruzi zirabiyobya zikabyohereza ku mpera z'isi y'epfo n'iya ruguru. Andi mahirwe tugira ni uko iyi miriro izi ifite ingufu n'ubukana uyu mubumbe wacu ushobora kwihanganira. Hari igihe izuba ryakohereza mwene iyi mihengeri y'umuriro
ifite ingufu nyinshi cyane, maze izo ngufu zigatwika cyangwa se zigahindura imikorere y'ikirere cyacu. Byatangira byangiza ibimenyetso byose bisohorwa n'ibyogajuru dufite mu kirere. Uburyo bukoreshwa mu kuyobora indege, inzira z'amashusho ya za televiziyo, interinete na za telefone zigendanwa byahita bihagarika gukora. Itumanaho ryose ryo ku isi ryahita rihagarara. Ntabwo byarangirira ahangaha, kubera ko rukuruzi imeze nk'igifuniko kizengurutse isi yahita ihagarika gukora akazi kayo ko kurinda isi. Ibi byaterwa n'uko bya bice by'izuba byaba byayiguyeho, byaba byahuye n'ibinyabutabire bigize iyo rukuruzi, maze bikarema umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi. Twebwe dushobora kudahita tubona ibyo byago bikiba, ariko hari inyamaswa zabibona mbere. Nk'inyoni zabibona mbere y'izindi nyamaswa kubera ko zifashisha rukuruzi y'isi mu kuguruka. Izo nyoni zahita zitakaza ibyerekezo, ntizimenye aho zerekeza mu kuguruka. Ntabwo inyoni yaba ikiguruka ngo yerekeze aho ishaka kujya bikundire. Gusa icyago gikomeye cyane cyatugeraho cyaturuka ku bikorwa remezo twubatse hano ku isi kugira ngo bitware amashanyarazi. Amapironi n'indi miyoboro y'amashanyarazi, cyane cyane ituruka mu majyaruguru yerekeza mu majyepfo, yatangira gukora akazi ko guhindura ubwoko bw'ayo mashanyarazi yaba aturutse ku kwihuza kw'izuba na rukuruzi y'isi, ubundi bikangiza ibyo bikorwa remezo ku buryo ibice byinshi by'isi byabura amashanyarazi. Mu 1989 habayeho iruka ry'izuba, maze bihagarika amashanyarazi muri Quebec muri Canada, bituma agace kose kajya mu mwijima. Mu 2003 ibingibi byisubiyemo mu majyaruguru y'Uburayi. Gusa iruka ry'izuba rikomeye ryabayeho rikagira ingaruka nyinshi ku isi, ryabaye mu 1859. Iki gihe imihengeri yoherejwe n'izuba yageze ku isi yose, bituma itumanaho rikoresheje telegraphe rihagarika gukora. Ikintu nk'iki ngiki kiramutse kibayeho uyu munsi, isi yose yamera nk'ihagaze. Ubwikorezi, itumanaho rikoresha ikoranabuhanga, amashanyarazi, byose nta na kimwe cyakomeza gukora. Abahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko iruka ry'izuba cyangwa se imihengeri y'izuba nk'iyi ngiyi ibaho buri myaka iri hagati y'100 na 500. Iheruka yabayeho mu myaka 150 ishize, bivuze ko tuyitegereje guhera uyu munsi kugera mu myaka 350 iri imbere. Nibibaho bizapfukamisha hasi iki gisekuru cyacu, kubera ko dufite ibikorwa remezo byinshi biduhuza kandi dusa naho ari byo twubakiyeho ubuzima bwacu bwose. Bitekerezwa ko umujinya w'izuba ushobora gukuraho ibyo twagezeho byose, ukadusubiza mu buzima twarimo tugitangira kugendesha amaguru. Uratekereza ko iri ngiri ryaba ryo rangira ry'isi? Iyi nyenyeri yacu yitwa izuba idushyushya ikanatumurikira kuva twabaho, ntabwo izabaho iteka ryose. Izuba rifite imyaka miliyari 4 na miliyoni 600. Rirakuze cyane ugereranije n'imibumbe n'izindi nyenyeri ziri mu isanzure. Kuva ryabaho, ububasha bwaryo bwo kumurika no gushyushya ntabwo bwigeze buhagarika kwiyongera. Riracyashyushya isi yacu kandi rizakomeza kubikora uko rikomeza gusaza. Uruhererekane rw'ubushyuhe budashira nirwo ruzakurikiraho rero. Buhoro buhoro amazi y'inyanja azagenda agabanuka kubera izuba ryinshi. Ayo mazi azagenda akama kubera izuba, azagenda agere mu kirere yabaye umwuka nk'uko bisanzwe. Ibi turabizi. Uwo mwuka wahoze ari amazi nawo uzorohereza ibizwi nka effet de serre, ari byo gufunga ikirere, maze ubushyuhe buri ku isi ntibubone inzira butambutsa ngo ujye mu isanzure, bityo ubushyuhe ku isi bugakomeza buzamuka kurushaho. Hagati y'uyu munsi n'imyaka miliyari igiye kuza, bitekerezwa ko ikirere cyacu kizaba gifite dogere Celsius 400 z'ubushyuhe. Ubu ni ubushyuhe bw'amazi arimo kubira ubukubye inshuro enye. Iki gihe nta mazi azaba kiri hano ku isi. Birumvikana ko nta kinyabuzima na kimwe kizaba kigishobora kuba hano kuri iyi si. Buri kinyabuzima kizagenda kizima kimwe inyuma y'ikindi, kuva ku nyamaswa kugera ku bimera, unyuze no ku dukoko na za virusi. Ariko iki gihe izuba rizaba ritaravuga ijambo ryaryo rya nyuma. Umunsi umwe mu myaka miliyari 4 izuba rizakweduka. Icyo gihe rizaba rimeze nk'irimo gushonga, kandi gushonga kwaryo kuzaba gufite ingufu ziruta iza rukuruzi yaryo. Yuwa Pekka Luntama, uyobora gahunda ishinzwe izuba mu kigo cy'Uburayi gishinzwe isanzure.
bitekerezwa ko iki gihe iri zuba rizabyimba nk'igipirizo barimo guhagamo umwuka, rizamira Mercure hanyuma Venus, ariko bitekerezwa ko uku kubyimba kwaryo kuzagarukira ku nkengero z'isi, ku marembo y'isi. Iki gihe ubushyuhe hano ku isi buzaba bubarirwa mu bihumbi bya dogere Celsius. Bitekerezwa ko kubera ubwo bushyuhe isi izashonga. Iki gihe nibwo izuba rizaba rirangije ukubaho kwaryo, kubera ko rizashonga rigeraho rikonje rihinduka inyenyeri yapfuye. Aha noneho isi izaba irangiye. Iyi si yavukanye n'izuba kandi izapfana naryo. Iyi ni inzira imwe mu zitekerezwa ko isi izarangiramo.